amanota yawe y'ikizamini cya leta ubu byoroshye. Wowe nta kindi usabwa, niba ureba kuri screen yawe, urareba ahantu handitse ngo check results, kora kuri check results byihuse vuba vuba, ubundi uze hano ushyiremo index number yawe. Urugero, reka twifashishe kode wenda y'ikigo wizeho, ni wigaga muri primaire cyangwa se sinasiri. Hano igikurikiraho iyo wiga primaire cyangwa se sinasiri nibyo uhita ukurikizaho. Reka tube ko wigaga primary, urandikamo PR, wandikemo kode yawe, ubwo ni 0, wenda dufata 0. Aha iyo kureba amanota itaragera, ubwo ni ku munsi w'ejo. Ubu ngubu tugiye kuba twifashisha wenda umwaka washize, uhite ubibona neza. Urabona ko dushyiramo 2025 tuzukore kuri get result. Kuri get result ahangaha ngira ngo urayibona, uyu munyeshuri yarapasinze 2025. Na 2026 turaza guhinduraho uriya mwaka gusa. Ngira ngo aho ngaho wabibonye cyane. Munyeshuri, mubyeyi, nawe wese udukurikiye tuguhaye ikaze. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko tuzareba amanota y'ikizamini cya leta cya 2026 twifashishije uburyo bwa telefone, zaba iza gatoshe cyangwa se smartphone, ndetse n'abafite laptop. Uburyo tuzifashisha bwose turaza kuburebera muri iyi video. Gusa nyuma y'iyi ngingo nabwo turaza no kurebera hamwe uko umunyeshuri wabonye amanota nayishimire uko azarekarama cyangwa se azakora appeal, ndetse natwe tukazabimufashamo. Kandi si ibyo gusa, turaza no kureba icyo umunyeshuri asabwa gukora akibona amanota ye, yaba uwa P6 cyangwa se uwa senior 3. Tukwibutsa ko amanota azasohoka kuwa 4 tariki 20 z'ukwezi kwa 8 2026. Reka twihute tudatinze, tugiye kurebera hamwe uko tuzabona amanota twifashishije uburyo bwa internet cyangwa se tunyuze kuri murandasi. Ahangaha nta kindi tuzakora, tuzaza hano dufungure Chrome yacu. Uzafata phone yawe, ndavuga smartphone cyangwa se laptop, uze muri Chrome, uze typingemo, andikemo ngo NESA exam results 2026. nk'uko ubibona byanditse gutyo. Kuri laptop yawe uzahita wentaringa, cyangwa se kuri telefone nabwo uzahita ukanda nk'ukora search bisanzwe nk'uko mujya musacinga. Uzahita uba directed kuri izi website zigiye zitandukanye. Hano uzahita uza ukoresha ingi yanditse ngo check national examination results 2026 NESA Rwanda. Iyi ya mbere uze uyikirikeho. Urabona tab ndetse tugiraho ukuntu imeze: National Examination Official Portal, the National Examination Process for the digitalized for optimum transparency. Ngira ngo urayibona, iyi ni website tugezeho. Ahangaha nta kintu uzakora, uzahita uzukore kuri check results. Tugiye kubanza turebe umunyeshuri wa primaire. Turifashisha ingero kugira ngo nawe udukurikiye uzagende ubyumva unabikora neza. Ahangaha tugiye kwifashisha iyi index number gusa, kuko amanota ya 2026 ataratangazwa, turifashisha umwaka wa 2025. Kaduhere kuri uyu muntu wa primary, twandike kode y'ikigo wenda ko ari 27. Hano muri input yo index number twandike 27 10 13. Urebana nk'ukuntu byanditse. Ahangaha none tugiye gushyiramo icyiciro tugiye kurebera, ngo tugiye kurebera primary. Muri primary ikintu ukora, wandika ushyira kuri caps lock niba ufite laptop, cyangwa se ugakora kuri shift mu gihe ufite na telefone n'inyuguti nkuru, ukandikamo P na R bivuze primary mu magambo ahinnye. Ukandikamo kode y'umunyeshuri cyangwa se nomero iranga umunyeshuri. Twifashisha iyi ngiyi, tube dusize wa mwaka tuvuze, turebe aya manota koko ko ari byo ko azasohoka binyuze kuri website. Ahangaha nta kindi urahita ubona ko ari, urahita ukora kuri get result. Ngira ngo niba ubibona hano, uyu munyeshuri duse tumubonera amanota ye. Ngira ngo hano urayibona neza cyane, nguyu aya niyo manota yagize hano. Ibi ngibi byo uragenda ubibona cyane. So tugiye kwifashisha urundi rugero.
urundi rugero na rundi tugiye gufata, tugiye noneho kwifashisha noneho umunyeshuri wa senior 3 O level. Nawe reba ukuntu uzareba amanota yawe. Ka twifashishe iyi kode, twandike 27, twandike 10, 14, dushyiremo O 27, 10, 14, dushyiremo OLC bivuze ordinary level, twandike kode y'umunyeshuri ko wenda ari 012 then 2025. Nabasobanuriye impamvu dushyira 2025 nuko amanota ya 2026 atarajya hanze. Dukora kuri get results. Urabibona uyu ni umunyeshuri, aya niyo manota yagize 2025. Ngira ngo ubu buryo bwo mwagiye mububona ukuntu bugenda bukora ibi ngibi byo, ndakeka buri muntu ubu ngubu yasobanukiwe. So ahangaha ukimara gusobanukirwa, tugiye kureba noneho ubundi buryo bwa kabiri. Uburyo bwa kabiri bukora gute? Uburyo bwa kabiri ku bantu bafite telefone za gatushi. Ku bantu bafite telefone za gatushi, uburyo bwo na telefone gusa ntacyo ndaza kugereza ndebe ukuntu nabona muri screen, turebe uko nabashyiramo gatushi, mwere ukuntu bikorwamo. Gusa urajya muri message, urafungura message bisanzwe kuri gatushi. Niba ari P6 ugiye kureba amanota, tugendane. Niba ari P6 urandika muri message, wandikemo P6, ubwo ni primary 6. Ukurikizeho index number yawe nk'uko wayikoreyeho hehe ku kizamini cya leta, then uhita wohereza iyo kode yawe ku 84. Iyo message ikimara kugenda ikagerayo nta kindi kibaho, urahita ubona nibura ubutumwa bukwereka amanota yawe mu gihe gitoya. Ngira ngo ibyo byo murabyumva neza cyane. So nanone nawe wa senior 3 ntabwo bitandukanye cyane. Nawe urajya muri message wandikemo S3 bivuze senior 3, ukurikizaho index number yawe. Numara kwandika index number yawe ndetse neza ugashyiraho na wamwe nkuko wabyuzaga kuri ya form, wohereze nawe iyo kode ku 84. Nawe uraza gutegereza iminota mikeya uhita ubona amanota yawe. Ngira ngo aho ngaho ho mwese muragenda mubyumva. Aha ngaha noneho ngira ngo abantu tugeranye kuri uyu munota hari ikintu tugiye kuganira none cy'ingenzi cyane. Ikintu cy'ingenzi cyane ni iki ngiki. Muri make tumaze kubona uburyo bugiye butandukanye umunyeshuri azagenda abonamo amanota ye. Gusa noneho umunyeshuri uzabona amanota ye ntayishimire, ese ushobora kwibaza ngo yakora iki? Mu ishuri hari ukuntu mwarimu yakosora ugasanga wenda hari ibibazo yasimbutse, ugasanga yibeshye kuko hari ukuntu wari wiyizeye ukavuga ati byanze bikunze mwarimu yandenganyije. So niyo mpamvu rero natwe ahangaha no mu kizamini cya leta bibaho, bigiye bibaho ko abanyeshuri barekarama ugasanga barenganyijwe, bityo bakaba babona amanota yabo binyuze mu gukora appeal, bakabona amanota abashimishije. Niyo mpamvu icyo usabwa ari iki ngiki. Tugiye kureba uburyo appeal ikorwa ndetse n'igihe ikorerwamo. Ahangaha nkwibutsa ko iyo NESA ikimara gusohora itangazo, ry'amanota, ikanasohora ikayashyira ku mugaragaro ahagaragara. Ahangaha ndagira ngo ntuzakore ikosa na rimwe kuko abanyeshuri bajya bakora ikosa ugasanga abonye amanota namushimishije agatuza. Oya, niyo mpamvu DJP Global turi hano, ni ukugira ngo ibyo utishimiye tugufashe nibura turebe ko wabona icyo wishimiye. Urabona tugiye kureba uburyo bakora make appeal. Uraza hano gukora kuri make appeal mu gihe ushaka kubyikorera, gusa mu gihe ushaka kwirinda amakosa uratwandikira kuri nomero dushyira kuri screen tukabigufashamo. Make appeal, ukora kuri make appeal. Ngira ngo ureba hano appeal ni nko kurekarama bisanzwe. So make appeal ahangaha starts, ngira ngo muragenda muyibona hano.
request transfer to different school combination based on available seats. Ahangaha ni ibintu bigenda bisanzwe. Ahangaha gukora appeal, uraza ukinipotingamo index number yawe, ubundi ugakurikiza amabwiriza. Gusa tukwibutsa ko gukora appeal hari ikiguzi bisaba, byose mubimenyeshwa na NESA. Ibyo ngibyo nabyo ndumva byumvikana cyane. Aho ngaho ku muntu uzabona amanota nayishimire, ndumva aho ngaho abashe kuba yagenda asubizwa. Gusa nanone tugana ku musozo, hari icyo umunyeshuri agomba gukora akibona amanota ye. Uwakoresheje uburyo bwa murandasi cyane cyangwa se kuri interineti, uyu nguyu niwe bikunze nyine korohera, birumvikana. Niyo mpamvu nagira inama n'abandi bakoresha uburyo bwa telefoni bwo kohereza SMS, nabo ntacyo butwebona amanota, ariko ubwiza watira umuntu ufite smartphone akakurebera, ukamubwira index number ye akakurebera, ubundi ugakora iki kintu tugiye kurebera hamwe. Ugomba guhita ukora icyo bita kudownloadinga result slip yawe, cyangwa se ikigaragaza amanota wabonye. Urugero nk'uko twagiye tubibona, urugero kadusubiremo inyuma turebe nk'uko twagiye tubibona. Hano twabonye yuko twacekinze amanota, twakoresheje 27, wenda kadushyiraho SC OLC, ibi birumvikana, twandike 012 2025. Ibi ngibi byose urajya imbere. Urebona hano twabonye amanota. Ahangaha ikintu ugomba gukora rero ni uguhita udownloadinga result slip yerekana amanota yawe. Ahangaha urabona download confirmation. Ukimara kubona amanota yawe, hano uhita uza hano ugahita ukora icyo bita download. Ahangaha uhita ukora kuri download. None wakora download uhita ubona result slip yawe. Ngira ngo kanze nabyo mbikwereke ukuntu bita bimera. Urayibona, urugero result slip y'uyu muntu. Wayibonye, ikintu uhita ubona iyi result slip yawe, iyo uyibonye 100% nibwo uba ufite igihamya cy'amanota yawe. Ubwo bivuze ngo ukimara kubona amanota yawe ugomba guhita udownloadinga result slip. Kandi bitewe nuko abanyeshuri bazatangira ku itariki 7 z'ukwezi kwa 9, nabyo twagiye tubibona ku itangazo twagiye tunyuza kuri DGP Global. Nk'uko twababwiye, umunyeshuri wese ushaka kumenya amakuru yizewe akurikira NESA, Minadic, agakurikira REB ndetse na DGP Global Hub. N'umwe mu bafatanyabikorwa bizewe babagezaho amakuru ku gihe yatangajwe n'izo nzego zo hejuru za leta. Ngira ngo muragenda mubyumva cyane. So ahangaha umaze kubona icyo uhita ukora. Ahangaha byo birumvikana, umaze kudownloadinga result slip yawe, ahangaha umaze kuba secured. None ikindi kintu ugomba kumenya aricyo nari ngiye gusorezaho. Birazwi neza ko abanyeshuri bazatangira ku itariki 7 z'ukwezi kwa 9 2026. Nejo bundi rwose ntago ari kera, ni nyuma y'ibyumweru, harabura ibyumweru bitageze rwose kuri, ndumva ni ibyumweru bitatu, kugira ngo abanyeshuri bamaze gupasinga hano, bamaze kubona amanota yabo, bakomeze bajye mu mashuri bagiye boherezwamo. Ushobora kubona rero ikigo cyawe ntukishimire, ukabona baguhaye ahantu ntuhishimire, baguhaye combination ntiwayishimiye, baguhaye muri make ibyo baguhaye byose ntabwo wagiye ubyishimira, ukifuza kuba wahindurirwa. Wowe wibyifuza gutyo, ndetse nawe mubyeyi ufite umwana ukaba wifuza ko hari ikintu cyakosoka, niyo mpamvu nkugira inama yo gukontakitinga izo nomero ubona kuri screen yawe. Ahangaha ubona ubujyanama bwihariye kandi bwimazeyo, ndetse tunabasezeranya ko hari izindi opportunities nyinshi muzagenda mubonera kuri DGP Global Hub. Ariyo mpamvu tubashishikariza kuba mwagenda mukora subscribe, mukagenda mubana natwe buri munsi mu biganiro tugenda tubagezaho bya buri munsi. So abo twabanye mwese ku makuru mwabashije kuba mwagenda mubona, ndetse namwe igihe cyanyu mwaduhaye, turabashimiye kandi dukomeze tubane. Murakoze cyane.